ababishopu batandatu bose uko bari baherutse gusaba ubusabe bwo kweguza Apotre Dr Paul Gitwaza, umushumba wa Zion Temple Celebration Center. Aba bose uko bakabaye bongeye n'ubundi kumvikana banenga urwego rw'imiyoborere RGB kubwo gutesha agaciro ubusabe bwabo, ndetse kuri iyi nshuro ikibazo cyabo bakimenyesheje Perezida wa Repubulika hamwe n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe. Kumva ko ikibazo cyamaze kugera iwa Ndabaga. Ngira ngo tugiye kugaruka gato nkuko n'ubundi twagiye tubigarukaho mu nkuru zacu zabanjirije iyi ngiyi, ku ibaruwa bavuga butumwa bose banditse noneho kuri no nshuro, dore ko noneho bikomye cyane RGB. Ngira ngo harimo nk'ingingo ivuga ko bandikiye uru rwego muri 2017 muri Werurwe, ariko kugeza ubu bakaba batarasubizwa. So rero ngira ngo kimwe mu byo bagarutse ku kuba RGB yarabasubije itarabona kopi yari igenewe. Ibisa nkaho ari kurega nyine kuwuregera, birakomeye. So rero aba bagabo bavuga ko n'ubundi nabo bagize uruhare mu gushinga Zion Temple banafatanyije na Gitwaza. Murabizi ko baherutse kuvuga ko uyu muyobozi bifuza ko yegura kubera ko bavuga ko itorero yaritaye akarizanamo abandi bantu batazwi. Ngira ngo bamushinjaga ubwibone, amacakubiri n'ibindi byinshi bikomeye cyane, byose bishingira ku kuba imiyoborere yarabaye mibi muri iri torero. So rero ngira ngo aba bagabo kimwe mu byo bagarutseho bandika, bagize bati: Madamu Muyobozi, ubwo bandikiraga umuyobozi wa RGB, twatangajwe no kubona musubiza ibaruwa yacu yo kuwa 14 Gashyantare 2022 twandikiye Apotre Dr Paul Gitwaza, kuko nubwo twari twabageneye kopi yayo ariko mwayisubije iyo kopi itarabageraho. Ngira ngo batanga ingingo ivuga ko kopi yari igenewe RGB yagezeyo ku itariki 22 Gashyantare 2022, mu gihe uru rwego rwabasubije mbere yaho iminsi 3 ku itariki 19 Gashyantare 2022. Ibyo aba bishop bose bavuga ko bitumvikana, bakongera bakavuga ko icyemezo cyo gukuraho cyangwa se cyo kweguza Apotre Dr Paul Gitwaza bagishingiye ku kuba n'ubundi ku mategeko shingiro agenga umuryango wa Zion Temple yo kuwa 2 Kamena 2015 abaha ububasha cyangwa se aha ububasha inama y'abatangije umuryango bwo kuba bashyiraho cyangwa se banakuraho umuyobozi ariwe representant legal ubahagarariye mu mategeko, bamwungirije ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. So rero ngira ngo banagaragaje nyine nkuko natangiye mbibabwira ko bagiye bagirirwa akarengane na Dr
Apotre Paul Gitwaza, ariko uru rwego rukajya rwirengagiza ubusabe bwabo. Ngira ngo bashingiye nyine ahanini kuri iyo baruwa bigeze kwandikira RGB yo kuwa 4 Werurwe 2017. ubwo bazi baramuri kubyumva ko itani hihiritse batarasubizwa. Ibi rero ni bimwe mu byo bashingiye aba bagabo, kandi ngira ngo mu byo bagarutseho batewe twatsi cyane bivugwa na RGB, bashimangira ko ibyo bakoze bishingiye ku mategeko. Bati amategeko shingiro ya Authentic World Ministries cyangwa se Zion Temple Celebration Center yahujwe n'itegeko muvuga. Ibyo muvuga byakozwe ryari, bikorwa nande, ko twebwe tutabizi, kandi ari twe tugize urwego rumwe n'izindi nzego nk'inteko rusange, tukaba kandi tutarabimenyeshejwe. Se haba hari inyandiko mvugo z'iyo myanzuro mwaba mwarasanze zikurikije amategeko, niba se ziharizo. Ibyo byose ni bimwe mu byo bagarukaho bikoma cyangwa se babaza uru rwego rw'imiyoborere. Sigira ngo ibi bije rero nyuma y'uko ku itariki 20 Gashyantare 2022 ubwo Gitwaza imbere y'abayoboke ba Zion Temple yongeraga kugira icyo avuga ati iki cyumweru tuvuyemo mwabonye inyandiko zivuga ko baje kunyeguza ndetse ko bashaka kunkuraho. Ibyo byose byahagaritse imitima, ariko nanone turashima Imana, cyangwa se none turashima Imana, turashima igihugu ko bashishoje bagasanga biriya ari ibintu bidafite ishingiro. Ayo ni amagambo Paul Gitwaza Dr Apotre yavuze icyo gihe. Rero ngira ngo yanabwiye abakristo be ko atataye itorero nk'uko byari byanavuzwe muri iyo baruwa, ndetse anabisobanura ko ari uko yarimo agenda afungura amatorero atandukanye by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo mu mijyi igiye itandukanye nk'uko yari yabitangaje. So rero ubuyobozi bwa Zion Temple bwo bwari bwagaragaje ko bagabo ko ari 6 bashyize umukono kuri iyi baruwa, n'ubundi bahoze muri iri torero 2015 ariko bakaza gusohokamo bagashinga itorero ryabo, bavuga ko nyine nta mpamvu yo kuba bagaruka mu bireba itorero. So rero urumva ko banze kuva kwizima. So igihari rero nuko uwitwa Bishop Charles Mudakikwa, Bishop Pierre Kaberuka, Bishop Bienvenu, Bishop Richard Muya, Bishop Dieudonné Vuningoma na Bishop Claude Jessa, aba bose bashyize umukono kuri iyi ibaruwa cyangwa se kuri ubu busabe bwabo, bongeye kuzura banikoma RGB. Byamenyeshejwe umukuru w'igihugu, perezida wa Repubulika, ndetse n'ibiro bya minisitiri w'intebe. Ubwo igisigaye ni ukuzamenya ikizakurikiraho. Abenshi baribaza bati se aba bantu ko bakorera Imana imwe, umwuka ari umwe, byaba bipfira he? Hari ababishyira ku maturo, hari ababishyira ku bwumvikane buke, hari n'ababishyira ku kugorora ibintu. Nawe ufite uko ubyumva watubwira. Ese wowe urumva ari iki cyihishe inyuma yo kuba aba babishopu 6 bose bashaka ko Dr Paul Apotre Gitwaza yakurwa kuba umushumba w'itorero rya Zion Temple Celebration Center? Tubwire uko ubyumva muri comment, ukore share ku nkuru tukugezaho. Niba ushaka kubwira abantu amakuru y'ibigezweho, niba wumva hari inshuti zawe ushaka gusangiza inkuru zimwe na zimwe tugenda tukugezaho,
ukore subscribe niba utarayikora, ukore like ku nkuru yagushimishije, comment ku gitekerezo. Ibyo byose ni ibitwubaka hano kuri Jaras Official TV. Reka tubashimire rero, twizere ko meze neza, abatameze neza namwe mukomeze kwihangana. Yari umusore wanyu Jaras, mwakoze kubana nanjye.